waramwirukanye nanjye mbigufasha nanjye nabitekerejeho nyuma oya nabitekerejeho nyuma ndibaza nk'umuntu utekereza uyu muntu aje hano gute kazi ko tutujya imbizi tutabana umubano mwiza kucyaje iwanjye bitekerezaho biranshaka nahise mugana na Martini ndamubwira ati ibintu byambayeho wa mugore uvuga ngo wamuteye inda nanjye yanteye iwanjye ngaje ngo muhicumbi wite bimbwireho neza ubundi bite byura mugore nawe nta kintu kinini yabimbwiyeho ariko naje gukurikirana amakuru aramushaka kuba yaratumye ura mugore kuntesha umutwe kuko wasanga atarashyizweyo akavuga ati nakanje kwa mushiki wa Martini mwihimureho uri kumva kwako atancinja ngo ntagaza amakuru ngo yagiye muri Kenya kana nambeshyera ngo ngena mubwira abantu bose ko yagiye muri Kenya ashobora kuba yarashatse kugira gute kuza kunyigiraho umwana mwiza nkanyereke ko twakundanye muhicumba nyiyegereze nanjye ngire n'ibyo yaragiye kugira cyane mujye turacyarera wa mwana wo nakita mukeba yantayeho nge n'umugabo turacyasterera n'ubundi nta kintu kirakemuka kirasobanuka n'imuri aracyari za nduru zimwe wasize nizo zigihari yego iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Musozi kandi nkwifurize ibihe byiza wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatano kukande ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadonda iyi ni Manzi na Innocent TV ndagusuhuje wewe wakoze subscribe uri muri America, Australia, Canada, Burundi, Bujumbura, Uganda, Kampala and even other all of the countries around the world. Hanyuma ndakwakiriye cyane yego rakoze cyane Sadu ko mbona ufite akantu kakamwenyu naje gusanga byose ari kimwe buryo urababara n'ubundi ugasanga urukwirohera ubuzubuzi yego umuntu agomba kwishima burya ni ngombwa mu buzima yego burya kwishima nasanze nanjye kwishima no kubabara byose ari kimwe urababara abanzi bagaseka wakwishima abanzi bakababara byose byenda gusa ugomba rero kwishima nicyo nahitamo ugomba kumwenyura sibyo cyane hanyuma duherukana ubushize ari imirwano iwanyu intambara z'urudaca warwanye n'umugabo warwanye uriya tumwite muramukazi wanyu se niko yiyitirira ariko simbyemera yitaka ari muramukazi waje ariko nge sinyambyemera mbere yuko tujya njya kuri ibyo ngibyo kubikubaza ngo twinjire mu kiganiro nyirizina ndagira ngo banze unyihera amakuru y'umusaza wawe Martini arahameze neza muri iminsi nayo ari kubona ibintu biri kumbaho nayo nyine akabura ikintu yabikora uko atari hano ariko byose arabikurikirana ameze neza abambwira ati mushiki wanjye nkuri inyuma Paul ihangane kandi nzaza vuba kandi bizakemuka shani ya seko navuga numvisha amakuru vuba hangaha avugwa ko bivugwa ko nyine we ari no kugurisha ibintu ashaka kujya gusanga umugabo ayo makuru hari icyo yaziho ntacyo nyaziho nawe mbyumva gutyo kuko urabizi cyane nta kintu tuvugana kirenze urabizi iyo nyirageze kuvugana nawe arampunga kumvugisha akanyuma amakuru na musaza wanjye rero yigeze kubimbwira ko wenda aza abatumira bakaza ariko ntabwo arambwira ngo byarakunze cyangwa ntibyakunze nta gisubizo ndabibonera ni ukuri numvishe muri iyi minsi ngo muri iyi minsi bihwihwisa ko ari kugurisha ibintu kandi kugera muri Kenya ntabwo burya ari indangamuntu ngo hari umuntu bahuriye kuri migration agiye gufotoza abana
kuri bya byangombwa yego niba rero ari ibyanyabyo niba afite umudiyasipora ugiye kumutsindira ntago asaba mugana muri Shani yaba wenyine ra ntago nabimenya abagore tugira amabanga menshi we sadu abagore tugira amabanga menshi uruguru gato yuhunga iryo zuba ndikubona ariko ko bangamira tugira amabanga menshi abagore ntabwo uricyo wenda urumva rero ntago amabanga ya Shani ya menshi nyazi ariko naye ndabyumva bihwihwiswa ariko nta makuru mbifiteho ngo nabyemeza mba numva bangagiye kujya muri Kenya musazanye nakambwira ati namubwiye ngazaza ariko ntago aramwemerera urumva rero nta makuru njye mbifiteho yimbitse nagutangariza rwose ntacyo wenda reka tubirindire tuzareba ko impamvu njye mbikubajije nigeze kumva ikiganiro Marite yashyize hanze we yivugira ko ari byo umugore we n'abana bagiye kumusanga muri Kenya yego bakabana wenda ndaza kukinyuzamo gatoya nawe ucyumve niba utaracyumvishe avuga ko bagiye kumusanga muri Kenya bakabana urukumva ari no kwihimura ku banyamakuru bamwe na bamwe babakoresha ibiganiro avuga ati se muzongera gukura hehe views ko noneho ngiye kujyana umuryango wanjye nguze unyegere rero nibaza mbihuza n'ayo makuru nahawe yuko nyine Shani yako ko ari kwiruka mu bintu by'ibyangombwa yego ndavuga ntirende uko biri kose bya bintu ni ibyanyabyo bishobora kuba biri serious wowe nta makuru yabyo uheruka gufata se kuri byo nanjye uko nguko ubyubanye niko mbyumva ariko urumva ko Shani nta makuru yampa musazanye n'ugomba kumpa amakuru ugomba kumpa amakuru niwe mvugisha nawe akambwira ati mushiki wanjye ntacyo naguhisha narabimusabye ariko ntanampa igisubizo ngo nzaza cyangwa sinzaza aramutse ambwiye ngo nzaza nabikumenyesha urumva rero Martin nta kintu nantangariza nanjye ubwo numva nta makuru yandi naba mbifiteho yuko azajyayo yego chasi biza ariko wenda ibyo byo bibaho reka wenda nze nkumvishe gace kamwe avuga ati ngo ngiye gufata umuryango wanjye unyegere urukumva ariko n'abantu ndumva barabyumviseho sinangombwa kubinyuzamo yego wenda ubanza barabigize hanyuma tutagiye gutinda ndagira ngo nkwibarize wenda ku buzima bwawe ho gatoya mperuka iwawe ari intambara n'umutware wawe yego nibyo bigeze hehe biraho n'ubundi ni kwa guserera umwana aracyari mu rugo uracyarera wa mwana wo nakita mukeba yantayeho njye n'umugabo turacyaserera n'ubundi nta kintu kirakemuka kirasobanuka n'ubundi aracyari za nduru zimwe wasize nizo zigihari none se binyibukije mukeba wawe ni mukeba nini nawe ni muramukazi wanjye guteza induru ngo muhamacumbi ngo ni muramukazi yitirira muramukazi ngo burya ngo nawe ngo Martin ngo niwe babyaranye ariko ngiye sinjya mbyemera abavanga byanye na Martin noneho wabonye yuko ubushize wanyuze hari abantu baguhamagaye ubona kuntu yari yansaranye yaradukubisa ateri warabibonye ibintu byose n'ibikapu ngaje kuba hariye yego nabihuza no kuntu yari yaraze Shani bushize nkareba ko aje no mu rugo nkibaza umuntu wamutumye bikancanga yego yaranyishe urabona ko yaranyishe nakugira ngo mumunkize n'abaturanyi ngo bazi badutabari bamutware bamukure hariya yaratumereye nabi pe byari danje ukeka ko uriya muntu yaba yaragiye he muramukazi wacu se ubyitirira byitirira
waramwirukanye nanjye mbigufasha nanjye nabitekerejeho nyuma oya nabitekerejeho nyuma ndibaza nk'umuntu utekereza uyu muntu aje hano gute kazi ko tutaya tujya imbizi tutabana umubano mwiza kucyaje iwanjye bitekerezaho biranshaka nahise mpamagana na Martini ndamubwira ati ibintu byambayeho wa mugore uvuga ngo wamuteye inda nanjye yanteye iwanjye ngaje ngo muhe icumbi wite bimbwireho neza ubundi bite by'ura mugore nawe nta kintu kinini yabimbwiyeho ariko naje gukurikirana amakuru aramushaka kuba yaratumye ura mugore kuntesha umutwe kuko ntago byaba ari icumbi ntago byaba ari icumbi sadura umuntu yabaje gusaba icumbi akanarwana umuntu usaba icumbi ashobora kuza ati mumbabarire n'ukuri akanakora akakwereka ko yabaye umwana mwiza ariko umuzi urwana kubita abantu ingumi atera imigeri rira n'icumbi umuntu wari wamuntumye nabitekerejeho cyane nanumirwa nabazi se uyagiye nanjye icyo kibazo nibaza ahantu bayaba yaragiye koko tumenye niba koko ashaka icumbi yagiye ntawamenya burya ibintu burya biba bigenza abantu biba ari byinshi ni byinshi wenda yaba ari byiza byamugenzaga nta byiza by'uriya mbabarira ko yaje kwa Shani yigize umuntu mwiza akanywa akarya ase wamuganye azigotomera ibirya biragura nyuma yaho nabonye ibintu yakoze ngashyize sipaguru muri fanta wabonye ukuntu agakurura agafanta ari n'agatoya karirutse gaca muri porotayi gutya ndavuga ati mana yanjye uriya muntu abaye nk'inkende ngari nimbi supa ryarahindanye rirashya supaguru nimbi noneho yari yaguze supaguru nshyashya mutupi ifunitse yemeye ikura ibiceri bye noneho urebe ukuntu buriya bwoko ari bubi Jeje muri sadona natekereje navuga ati si umuntu ntagashaka kubabaza abantu benshi ubuje yashatse kubabaza Imakire ngo ubwoko nka buriya ngo n'ubwoko bunya ntibwihehe ariko na nego ngo n'ubwoko bunya ntibwihehe ibaza jya kwa Shani ibintu yamukoreye wasanga atarashyizweyo akavuga ati rero kanjye kwa mushiki wa Martini mwihimureho uri kumva kwa atancinja ngo ntagaza amakuru ngo yagiye muri Kenya kana nambeshyera ngo ngena mubwira abantu bose ko yagiye muri Kenya ashobora kuba yarashatse kugira gute kuza kunyigiraho umwana mwiza nkanyereke ko twakundanye muhicumba nyiyegereze nanjye ngira n'ibyo yaragiye kugira Shani mujye mureka abantu nawe biragira kwemeje uriya muntu nabonye atarishyashya ntagagenda ko nakamwe ntagagenzwe n'akantu kamwe abonye kuntu yiyorobeka kareka uziko burya hari igihe kandi bajya bavuga ko umuntu ari mugari cyane umuntu ni mugari burya umuntu n'inyamaswa mbi ibaho kuri nosi ya cyane rwose umuntu araza akakwiyorobekaho akagira ubuhe ariko hari ikintu nyamukuru kimugenza agendereye ntago mbizi nyina naramubonaga uriya mugore muri nsanzwe nzi ko ari umuntu ugira amahane ariko nabonaga ko napfukama ngo wambabariye ngo umwana ubona yitwaye nka marayika yiyambitse uruhu rw'intama wambabariye ndarara hehe ubu se ndakora iki temaje ko bwawe uyu mugore noneho ko yahindutse ubanza ari umusazi wabonye uburyo yatuvurubanganyije nawe arivuruguta n'ibirenge ukuguru kwanjye yarakuvunnye inshuro ebyiri n'ibirenge yavuze n'udukoyo two gushyira mu maguru ngo yenda twambaye n'ibirenge baba data we none se inkweto yari yambaye ubundi zari izandi ko yazikuyemo ngo nyirazo ari kuzinya yageze mu gipangu ahita adufata ku muryango w'abaturanyi ahita adusoseka mu birenge oya nyir'igipangu asohotse nyir'igipangu yarasohotse agiye gushyiramo udukweto asanga aratubuze arebye intambara ziri kuva mu rugo asanga umuntu uri guteza intambara aratwambaye oya aramubaza ati se muko kunyambariye inkweto nogeramo biti nibwo cyagiye azikuragamo nguremo inkweto z'abandi n'ubundi turabona n'inkweto zone ngo bazinya yarazi ibyo kujya mu gipangu cyo mu rugo oya yewe ese wowe ubona bino bintu wenda ubona iyi saga muba murimo yakemuka wenda ngo birangire mumere neza byakemuka binyuze muzenze iyi saga umuntu umwe wayikemura n'umwe ni Martini ni uzakemura ibi bintu byose gute ariko kureba kuko hoya niwe impamvu Martini niwe wabiteje Shani yana umugore wa Martini uyu mugore nawe uzagateza akavuyo avuga ko yamuteye yavuga ko yamuteye inda nanjye ndi mbizamo ndi mushiki wa Martini ni uwo muntu umwe wowe rero sinzi impamvu uri kubizamo hani ntukukeka niba ari ukuri kubihakana ubakanira
Martin atamutera inda ase Martin windi yamuteye inda ko byeruru bitubwiye nje ntago mbizi kuko umuntu wabitubwira wenyine ni Martin njya mbimaza ati se musaza wanjye umugore uteza akavuyo shani nase uwo mwana yabyaye asa nandi senjya mbona basape ariko burya hari igihe n'umuntu abyara umwana akaba atanasa n'umugabo ariko asa no muri famiye y'umugore ariko amarasa aramwe rero niyo muntu wenyine uzabikemura azashira agapira hasi avuga ati mushiki wanjye uyu mugore namuteye inda zayamufasha iki shani ya numugore tugiye kubana gutya na gutya izi saga zose zirangire ni uzazirangiza ko nta wundi muntu warangiza ibibazo ndahura na shani yati muri mu kazi wanjye ibikiri bikite musaza wawe ti mwarampemukiye nawe nuna ubyuhitirira ata nawe ti musaza wawe usugurumva nuzabirangiza wo kagira Imana we rero burya iminsi bamyinshi gahigwa numwe bana wende gihe kandi nta mvura idahita niyo kubwano yarahise ku mugani wajya kubona ukabona ibintu birakemutse kandi bizohera ku mugani w'abarundi bizohera deka wenda ku ruhare rwanjye nkushimire nukuvuga ngo bapo ngushimiye nuko nagutumiye ngo uze tuganire ukakira ubutumire bwanjye impamvu ya kabiri nuko ahanini nza mu bintu by'iwanyu nta kintu cy'ikibazo na kimwe nigeze mpagirira nziwanyu undi hari akenshi na kenshi hari igihe nk'umunyamakuru ajya mu rugo rw'umuntu ugasanga nawe arakubiswe ibikoresho bye barabimennye imirwano yanyu ahubwo uje kubakiza niwe ubigendeyemo reka rero nkushimire nawe ndagushimiye ku bintu byacu urabyihanganira ntujye urambirwa kutugira inama n'abanyarwanda badukurikiye bose ndabashimira kuko bajya bangira inama bakongera bakansubizamo imbaraga aho nacitse intege nkongera nkaba umuntu muzima rwose nkiyuburura rwose nanjye ndabashimiye mbikuye ku mutima kugira ngo iwanyu mpamenye byarangoye yego bwa mbere muri kurwana n'umugabo kugira ngo mpagere ni ibintu byangoye aragoye ndahiga ko twituriye inyuma buneye mu kuntu mbona mbaguyeho intambara yabaye intambara mu rugo wowe se ibyawe ubona bizakemuka bite ko namwe bitoroshye ibyawe n'umugabo wawe nawe ntibyoroshye pe rero ibyanjye n'umugabo wanjye kuntu byakemuka nabyo hazavamo umwe worohera undi nawe ufite mukeba ibyo byemera nanjye mfite mukeba kandi buriya mukeba ni umuntu mubi amatelefone murapfa amatelefone mukeba ni umuntu mubi nta kiza yakwifuriza mukeba gukeba mufite abakeba namwe murabizi mukeba w'umuntu nta kiza yamwifuriza nkanye nawe aba yumva umugabo ibintu byose yabona byiza byamujyaho ariwe byajya ariko zikare byo mukeba umuntu ni mubi ni mubi anabonye ukuntu yanakwica yakwica kandi Breze ngafite mukeba oya mukeba se kandi ari umugabo Breze afite mukeba hari agakobwa kajya kamubeshya ko muri top chief iko bakunda nako uranabivuze wabirangije n'ubundi bivuze nabivuga n'ubundi yabivuze ibintu uzabikatinga uzabure Breze mwabana mwe ni kameramani wanjye niwe utugezaho aya majwi n'amashusho abasa neza cyane niwe byose ubyihisha inyuma ariko iyo ari gutereta njyaransetsa Igo. Urangiye mu basore njya mbona bitonda. Izina ry'Imana Breze abamo. Arewe. Ahubwo wese sinzi ikintu mu. Arewe. Aritonda ubona. Babarira. No uzi mutipe ugira isoni. Ivuri yoze niryo ryose. Uzangurire smartphone imwe bita Samsung. Ubona umutipe ni umukobwa. Umukobwa uri kwibubwira. No umusore nawe ukureta musubiza ukagira ngo nawe yabaye umukobwa. Ngiye ugoshunza yikugurira. Nibazanga umukobwa ninde ni ikiganiro cy'ubujihadi cyangwa ni ikiganiro cy'ubusembuzi Breze nawe uzajya umuntu w'umugabo uvuga ikijwi ubu umuntu w'umugabo ukomere we bana ibintu byo kuzana utuntu nk'utwe reka ntabwo yarashyiramo igipirimusi ashyize natangira kwiga kunywa igipirimusi ajya kinywa se njya mbona yinywera za oranje ariho icyo kinansetsa sheri we anywa oranje iyo basohokanye na Breze kameramani wacu nakanywa oranje ubwo ibyo bintu nibi bamwibasiye twigarukire ku byacu natwe biradukomereye tureke Breze hanyuma ibi bintu byose ubona biri kukuzungurukaho abantu babibona yego shane bimuzungurukaho ni ibintu nyine abantu twese tubona kandi niba umuntu ashobora gukurikirwa burya niyo wakurikirwa n'igihumbi cy'abantu uzi ko igihumbi
ushobora kugishyira muri stade ya Stadium cyane kikuzura kigapfuka cyane igihumbi ubwo uriko cyumva abantu igihumbi n'abantu benshi abantu igihumbi n'abantu benshi cyane niba igihumbi ngaho shyiraho 2 shyiraho 3 shyiraho 5 shyiraho 10 ibyo bihumbi byumva abantu n'abakubahwa kuko hari igihugu Seychelles ngira ngo nicyo gifite abaturage bake niba gifite abaturage ibihumbi 200 hari abaturage 200 ndumva 2020 ibihumbi 200 ngira ngo bibiri ho yana muri 200 nase mu Rwanda dufite abaturage bangaye ikibazo ntabwo nagishobora si benshi subu ni nka miliyoni zingahe hari igihugu gifite abaturage ibihumbi 200 ndumva nari kubyibuka neza mu abantu mujye muri comment mutubwire icyo gihugu cyari cyo ndumva gihari ariko ntabwo mbyibuka neza gusa kirahari urumva rero ibaze abaturage bashobora kuba ibihumbi 200 bagakora igihugu ngaho nawe ureba abantu bagukurikira barenga ari abanyarwanda hakikubita abarundi hakikubita abagande hakikubita abanyamerika hakikubita ibaza abantu baba bareba ibintu byanyu ni benshi bareba ibintu byanyu ni benshi hanyuma ubwo bagushyize muri stade irimo abantu 5,000 wajya imbere kuri stade kuri podium ukarwana n'umugabo wawe icyo kintu ndagikubajije ayigushyizemo stade ya Stadium nangwa se stade Amahoro bakayigushyiramo barangiza bakagushyira kuri stade kuri podium ngo rwana n'umugabo wawe iyo stade irimo 5,000 wabikora sadu bitewe n'icyo dupfa bishobora kugipanga ngo yanciye inyuma aho hantu yanciye inyuma muri abo bantu 5,000 yego twarwana yewe ni hatari burya hoya kuguca inyuma babari noneho nakiyorobeka kubera abo bantu nkaza kurwanira mu rugo se hoya reba nahita ndwanira aho ngaho mbabarira ntago wakwiyorobeka kubyibuza mujye kubishwana bantwariye umugabo abagabo barahenda abagabo baravuna ko ba mugabo niba uzi kuri umugabo ariko apana sugabo niba uzi kuri umugabo nawe ukabyumvamo kuri umugabo ikomereho kuri boro yawe reka ngushimire mwakoze nawe murakoze cyane kudukurikira ni Manzimana Maziyamuza Masadunda iyi ni Manzimana Sante TV kora subscribe kore like share ndetse n'ama comment menshi cyane kugira ngo burya comment ni nziza mwana cyane comment ni nziza abantu twumva uko biyumva twumva ibyo batekereza aho batunenga tukakosora aho rwose babona hari ikibazo bakatubwira nayo mpamvu no bintu duhari ngo tubibereke 100%. natwe turabakunda kandi reka tubashimire cyane Imana ibahereze umugisha ciao ciao.